Yo, my people from another mother, my people from muri bya bihugu byo hakurya y'imbibi y'amazi, ndavuga aba diaspora. Peace kuri Adosi Music toka muri USA, muri Amerika. Ubwo naramenya leta abamo ariko ari muri Amerika. N'abandi ba diaspora bake bakigenda mbona. God bless to you. Hanyuma izere ko mumeze neza, ariko ntago bimeze neza. Ndiyo nyine ndahumeka, ariko murabona kavyu kahindutse. Hari n'ikintu cyahindutse kubera ko of course nari maze iminsi nkorera ahandi hantu hari view atari ingiyi, ariko nanjye nuko nisanze ahantu ntago nzi ngo bimeze bite, ariko ibintu bizagenda neza, bizagenda biza. Nta muntu uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Tuzabona kamera zimeze neza, tubone ama mixer ameze fresh, ama microphone ameze neza, ibintu biri kuri nyine sound nziza, ishusho ryiza riri kuri high quality. Ariko byose biba ari urugendo, biba ari urugendo. Bo hanyuma rero turatangira amakuru yacu, turayahera nambaye East African Promoters, kubera ko bamaze kubona ko bamaze kuduha abahanzi babiri. Kevin Kade niwe wa mbere barekuye, hanyuma barekura na Kenny Sauce. Na Kenny Sauce wango abone bo bahanzi babiri tumaze kubona. Ntago turamenya ngo wa muhanzi uri big, wa muhanzi wa danje azaba ari uwe. Murabizi ko ubushize yari King James, ngo ntago mbizi. Niyo mpamvu rero mubona nambaye East African Promoters. We touch your dream, niba ariko babivuga ntago mbizi, ariko byamva ngaho. Hanyuma rero uyu munsi no gukora ikiganiro, noneho twarakaye, twariye karungu za danje. Mugabo tujya kwitiranwa ye nitwa Mupenzi, uyu mugabo yitwa ngo Mupende Ramadan. Zina ryanjye washakaga kuricakiramo gake yangura isebye, ariko ntago bigukundiye wa mugabo we. Ntago byoroshye. Ikiganiro turagikora tubabaye nk'urubyiruko, ikiganiro turagikora tutishimye, ikiganiro turagikora twumva ku mutima ko tutameze neza. Vuga ngo impamvu nangiye mvuga gutyo, uyu mugabo twaramukunze nk'urubyiruko, kubera ko yamanaginze abahanzi bakomeye, abo ba Marina, abo ba Queen Cha, abo ba Safi ndetse na Jay Polly. Abo bahanzi bose ari bane yarabamanaginze muri The Main Music. Uyu mugabo twatangiye kumumenya muri 2017. Turamumenya tuvuga ngo ntaje nk'umuproducer, ntabwo aje nk'umuhanzi, aje nk'umumanager, nk'umuntu uje gufasha abahanzi, nk'umuntu uje kuzana isura nshya mu muziki w'u Rwanda. Yaraje birakunda, ndetse akora n'ikintu gikomeye twebwe twari tuzi yuko kigoye, ariko cyarashobotse. Ikintu cyo gufata abahanzi bakomeye, abahanzi bakazenguruka igihugu. Yabikoze harimo ibintu byane ni festival, ntabwo mbyibuka neza, ariko icyo kintu ari we wagitangije. Biramukundira kubw'amahirwe Imana yabimuhereyemo umugisha. Hanyuma rero uyu mugabo nyuma byaje kwanga, murabyibuka. The Main igira gutya irahagarara. Ihagaze uyu mugabo abafashe rutema ikirere, agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayo
tukajya tumenya amakuru, umugabo byaranze, umugabo ngasigaye ari umushoferi muri Amerika, tuza kumva ngo umugabo ngo ni umukwaferi muri Amerika. Twagiye twumva amakuru menshi nyine ku buzima bwanze, nk'umuntu watunze amamiliyoni n'amamiliyari, amafaranga menshi, bikaza kwanga. Bad Rama aragenda turamubura, amakuru ye ntiyavuga. Umugabo ntituzi aho yavumbutse, tubona yikojeje kuri Instagram, aragiye avuga ibyo avuga, umugabo utagira ubwoba, igihugu cyamubyaye, igihugu cyamureze, igihugu cyamuhaye byose, aragifata akigira, akivuga nk'uvuga iki. Ugomba mbuze sase mbivuga. Bamwe bati Bad Rama arasasa, abandi bati Bad Rama ni trauma zamwatatse kubera ko yatunze amafaranga bikaba byanze. Ariko reka mbibutse ikintu kimwe, Bad Rama ntago ari we watunze amafaranga menshi akayabura muri iki gihugu, ntago ari we wabaye mu miliyoneri. Dufite ingero nyinshi cyane z'abantu batunze amafaranga menshi ariko bikaza kwanga. Mwigeze se mubona bakora nk'ibyo Bad Rama arimo akora? Jewe ubundi ntabwo nkunda kuvuga ku bintu bya politike cyane, nubwo ari byo nize muri kaminuza, nkaba mbifitiye impamyabumenyi, nkaba mbizi neza, ariko ntabwo nkunda kubivugaho cyane. Impamvu nakunda kubivugaho cyane ni impamvu zanjye nubwo nabyize, ariko ibi ngibi byo ntabwo ndi bwinjiremo cyane. Oya, ndagiraho ngarukira. Kubera iki ngiraho ngarukira? Ari urubyiruko rwinshi rw'Abanyarwanda ruba mu bihugu byo hanze, baba muri za Mozambique, ababa mu Bwongereza, mu Bufaransa, muri Amerika, henshi cyane ku isi hose ntaho utabona umunyarwanda. Jewe ntabwo ngaruka kubakuze ko bafite imyumvire yabo, yo byibuze ndagaruka ku rubyiruko, urubyiruko byibuze abanduta, abo tuyingayingana abandi munsi. Social media, mbuga nkoranyambaga zabaye influenced, ikintu cyose kiratakara ku mbuga nkoranyambaga kikagira influence nziza cyangwa mbi. Ntabwo ngiye kuvuga ko gukoresha imbuga n'ibindi gukora no gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko tumenye ngo tuzikoresha dute. Ruvango Bad Rama yaragiye asebya umukuru w'igihugu cyacu, tuzi ibyo yakoze, tuzi ibyiza agikorana n'ubu, ariko nanone ntago nk'urubyiruko twakicara ngo turebere, tureke umuntu azi avuga ibyo yishakiye, ashake kuduhuma amaso, aduhuma amaso ibyo twe twiboneye, ibyo twebwe dutanga mu buhamya. Nubwo twavutse nyuma, ariko amateka yacu nk'Abanyarwanda turayazi. Ntawe uzayatwandikira turutse hanze, natwe twarayiyandikiye, turayasoma, turayasesengura, turayamenya. Nyuma yo kuyamenya rero, ntawe uzaza ngo afate ibyo twe tuzi by'ukuri bituvomemo, ashake kudushyiramo ibye, yaba ari indonya ashaka, yaba ari amaramuko, ibyo ntibitureba. Niba
jewe navuze ko ntabwo ndi bubyitambikemo ngo mbijyemo, simbishaka oya. Ariko byibuze twebwe nk'urubyiruko tuba tugomba kugira icyo dukora, ntitugakora ibintu ngo dushake amavi yose. Yego yarekuye video yindi, abayibonye mwayibonye, je sinshobora no kuyipostinga cyangwa se ngo nyishyire umuyoboro wanjye, oya. Naba ngiye kumutera ingabo mu bitugu, naba ngiye kumushyigikira, naba ngiye kumufasha gukwirakwiza ibyo ashaka ko bikwirakwira. Niba ashaka kumenyekana iyo mu mahanga, mu bandi ba diaspora babayo, yakamenyekanya akora ibindi byiza, ariko apana kumenyekana akora ibintu bibi. Ntabwo ibyo bishoboka. Ni ukuvuga ngo rero njye mbagira inama rubyiruko, tumenye umurongo tugomba utarenga, tumenye gusesengura, tumenye gufata ibintu byavuzwe, tukamenya ngo ibyo bintu bigamije iki, uwo muntu agamije iki. Ntawe uzasenya u Rwanda urubyiruko duhari, ntibishoboka. Ntabwo ndi kubivuga ngo nshake views, ngo iminota yiyongere mbone watching time, oya. Ariko byibuze n'abakeya bari bubashe cyangwa bazabasha no kubona iyi video, byibuze bazumve ko shyigikiye ko tutagomba kumva ibyo abavuga u Rwanda nabi bavuga. Ntidushake no kumenya icyo bagamije. Twebwe dukurikira umurongo turimo, dukurikira umurongo twahisemo, twemeze dukurikira umusaza, twibuke aho yadukuye, turebe n'aho tugejeje ubu. Tureke kwita ku byo bavuga. Byo bavuga ubundi urabyumva uzagamije iki? Kari muri Amerika uzi impamvu ari iyi? Niba ntayo uzi wibyijandikamo, ibyo bintu byihorere papa, ibyo bintu byihorere. Niba Rayon Sport yakiriye, menya yuko ari entertainment. Menya ko niba Bruce Melody na The Ben bagiye kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda, menya ko ibyo ari entertainment. Menya ko niba bari kuvuga ibijyanye na Kongo n'u Rwanda, ibyo bintu menya ko winjiye muri politiki, umenya aho uhagararira, umenya umurongo ntarengwa. Ibintu byihorere ko wifitiye amahoro, ko wifitiye umutuzo, kurya neza, kwiryamira, ko wiga neza, k'amashanyarazi ahari utagicana agatadowa, kutagikongeza urubingo, ko buje utayicana, k'amazi unywa amazi meza, ko ivuriro riri hafi yawe, ko ntawe ukirembera mu rugo, ko umwana wawe yiga neza, akiga ku buntu, nta mafaranga atanze, n'utwo atanze kari dukeya nyine two kumufasha kugira ngo arye neza, yige yariye. Ibi nta bintu bihanitse, umwana wese ariga. Ibyo bintu bindi wabyihoreye. Twigumanira amahoro dufite, umutekano turawushima, urahari. Dushimira umusaza wabiduhaye. Abo bamuvuga nabi bareke bayumbe, bazaceceka. Ariko rubyiruko mbagaruke, niba ibintu nk'ibi bibaye birwanye, uyiskororinga ngo ugende utamubwiye ko ibintu ari gukora atari byo. Ndazinze, ndarangije, ndasoje.
ibya badrama tubyihorere, ahubwo mwabonye uburyo mwuzukuru wa His Excellency, ndavuga Paul Kagame, mwabonye uburyo azi kubyina neza imbyino gakondo z'iwacu, umuco wacu. Mujya mubona uburyo avuga ururimi rw'ikinyarwanda neza. Ibyo twakwivugiye ibyo byiza, ibyo bindi bibi tukabyihorera. Iyi ni Nayoberana present, umuyoboro wanyu, umuyoboro w'abanyarwanda, umuyoboro mwahisemo, umuyoboro mukunda, umuyoboro mukomeje gukunda. Views turi kuzamuka mu masaha 7 tubona turi kugenda tuzamuka gake gake. Imana aratibaho umugisha. Ariko rero kandi urugendo rurakomeje, dukomeje gukora tuzamuka tujya hejuru. Kore subscribe, usharinge, tere comments. Ikindi kandi abantu mufite inkuru nziza, abantu mushaka kuduhamagara muri byo bose mubitamo bibona neza cyane, mugahita muduhamagara. Bana y'amahoro ibahe umugisha, mwaye muronke. Nitwa Mupenzi Inayoberana, umusare mwiza cyane.